hari uburyo bundi wagiye basi umenya amakuru y'uwo mwana wawe wasize mu Rwanda n'uwo mugabo wawe gibuse umenye ngo umwana ari hate umwana ameze ate ariga se cyangwa ntago yiga ese umugabo yaba yarazanye undi mugore cyangwa ntawe yazanye hari uburyo wagiye ugerageza kumenya mwayo makuru ikintu wenda navuga reka mvuge ku kazi nkora ntago nabihisha kuko niko kantunze karantunze n'umwana wanjye ngwa mu kantu nyine ngo bitwa n'inkuba urebye iyo video ariko nanone nshimira Imana ko umwana wanjye akiriho yego umva nta makuru nari mfite nshimira Imana ndavuga Imana ishimwe kuva mbonye ko ariho nzanamubona sinzi inzira bizacamo ako nzanamubona ubwo mba ndakurikiranye ikiganiro cyose mbona ko yego ariko nza gusanga ko yigeze kumuta mwana wanjye Imana imuba hafi imugendaho iburyo Imana yakuvuze urumva uwo mugore yatwawe mu rukiko aho kugira ngo nanjye mbashe kubizamo byanyabyo ku mwana ari uwawe ego byagenze bite ko wari uri hanze wabikoze ute kugira ngo ibyo bimenyetso bibashe kugera mu rukiko mu by'ukuri ntago navuga ngo ni imbaraga nabishyizemo kuko ntazo nari mfite ni Imana gusa kubera ko nagiye kubona mbona nimero irampamagaye ni umubyeyi cyangwa se niba atari n'umubyeyi azabawe cyangwa simbizi sibyo ntago wamenya ngo ejo bizagenda gute wenda ejo nanjye nzarererwa n'undi muntu iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongera ngo ikazo dukurikiranye kuri Manzi Innocent tuve muri kumwe na Nyashye Rwanda Rwanya bwakazamura igishoro cyangwa mutono sasa nimugoroba samatara gaceka cyangwa gasamba ubundi wicara kuri Manzi Innocent TV irebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane ugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye z'isi maze iminsi nkwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo menye ngo ni iki cyakunyuze cyangwa se n'iki kitakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya reka mfata umwanya nshimira umuntu wese ujye unyandikira muri comment akambwira ngo Nyashya bigenze gutya bikore gutya ese urabibona ute ndagushimiye cyane aho uri rwose wihereza amashyi umunsi wa none rero murabona umuntu udasanzwe kuri screen zacu ushobora kwibaza ngo ninde aje gukora iki aje kuvuga iki aje gutangaza iki my friend nanjye byantunguye cyane kubera ko ibyo nari niteze sibyo nabonye cyangwa se byantunguye kubona uyu muntu today ndi kumwe nawe ariko ku rundi ruhande na amashimwe akomeye cyane kuri ngewe kubera ko hari ibibazo bimwe na bimwe bigiye kubonerwa iki ibisubizo bitewe n'uyu mumama uyu mumama nkimukubita amaso naye nashyiraho kamera namubonye ikintu cy'agahinda mu maso ye namubonye afite ikiniga cyinshi cyane mubona nk'umuntu wananiwe bigaragara nkaho yakoze urugendo rurerure mwabantu mwe sinakubwira ko ntavuganye nawe mbere yuko nshyiraho kamera twavuganaga ariko ndavuga ngo kugira ngo tuvugane noneho ibirenze namwe mubibone reka muzaneho kamera atuganirize sindi buze kuvuga amazina ye kuko ni umuntu mukuru anabasha kwivugira ahubwo reka muhereze ikaze atuganirize tuganire nawe ibintu bigende neza mama mumeze mute ongera ukomere cyane makomere cyane murakomeye turakomeye murashima Imana turashima Imana kubera ko iyo gihumeka ubundi nishimwe rikomeye nicyo kintu cya mbere mugomba gushimira Imana ibindi biza bikurikira nishimiye kuba ndi kumwe nawe nubwo numvishije wenda no twaganiriye
ntago umeze neza ariko be strong sibyo yego uriho kubw'impamvu kandi uzabaho kubw'impamvu na famille yawe izabaho kubw'impamvu nkunda kubwira abantu ngo bibazo ducamo uyu munsi wa none cyangwa se tuzacamo umunsi w'ejo n'ubuhamya bwacu bw'ejo hazaza nta muntu ugitanga ubuhamya atagize cyangwa se ataciyemo sibyo kandi iyo dutanga ubuhamya hari benshi tuba dukomeza hari benshi tuba dufasha kugira ngo nabo babashe kwiyumva ko ahazaza haba ari heza uriho kubw'impamvu rero kubaho kwawe ntago ari impanuka Imana izi impamvu uri guca muri ibi byose umunsi wa none kandi nayo ifite byose mu biganza byayo kuri wowe so wiyumve mwikaze ahangaha wisange nko mu rugo abantu benshi ntago barakumenya yego ariko baduteza amatwi banaduhanze amaso kugira ngo bumve wowe ubwawe ndagira ngo utangire ubibwira amazina yawe ubabwire wenda naho waturutse yego ibindi biraza kuza yego murakoze cyane yego nitwa Nyirantezimana Jacqueline yego ndi umubyeyi w'abana babiri yego ndi umunyarwandakazi ariko utabarizwa mu gihugu cy'u Rwanda barizwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Buganda ubarizwa muri Uganda ntukorera imirimo yawe ya buri munsi niho nkorera kuko niho ntuye ubu ngubu niho uba niho ukorera imirimo yawe ya buri munsi yego ntago ukorera cyane hano mu Rwanda oya ariko mwabyumvishe ko avuka hano mu Rwanda kuko umunyarwandakazi uragerageza wongera ijwi kugira ngo turusheho wenda bizi ufite agahinda bitewe n'uburyo twaganiriye mbere ariko uraza kongeraho ijwi kugira ngo abantu barusheho kukumva neza sibyo nta kibazo mwabyumvishe rero uyu mama aturutse Uganda ushobora kwibaza ngo se aje kuvuga iki kirahari sibyo shimye Imana ko yabashije kukugeza hano amahoro yego ndetse ikaba yemeye ko tunaganira cyangwa se tunabonana twatangiye kuvugana mu minsi yashize yego dupanga uburyo tuzahura dupanga uburyo bizagenda ukajya ugira ikibazo cy'amatike ukambwira ngo nta tike ndi kubona kugira ngo nze kandi ndumva nkeneye kuza kugira ngo tuganire ngire n'ibyo mbona yego ariko Imana ishimwe ko wabonye tike ukaba waje nubwo bitari byoroshye sibyo ariko ni byiza cyane ndabishimye ubu nabuzana mbihera numva amarangamutima yanjye ari kuzamuka ariko turagerageza twihangane sibyo bo uje gukora iki hano mu Rwanda niki kikusanye murakoze cyane yego mbere na mbere u Rwanda ni igihugu cyanjye ni igihugu cyambyaye yego kuba nakizamo nza nisanga mbega kuko ni mu rugo yes cyo ni icyambere kuba naza nisanga iwacu yego ni icyambere cyaba cyanzanye cyane kuko burya uko naza mu gihugu cyanjye nuko najya mu gihugu cy'ahandi biba bitandukanye kuko iwacu nza nisanga mvuga ni iwacu mvuga ururimi rwacu umuntu wese turi buvugana nyumve cyo ni icyambere icya kabiri hari amakuru cyangwa se hari ibintu bihari nshaka gutangaho ukuri kwa nyako yego mu by'ukuri n'ibyo bintu bibiri byatumye mbasha kuba naza mu Rwanda gutyo nkaba nahageze muri aka kanya Uganda ukora y'ibijyanye n'iki akazi kawe ka buri munsi nakaye wenda sugo kwinjirira n'iki Uganda ukora y'akazi kameze gate hari benshi bajyanze y'igihugu bagiye gucuruza abandi bagiye mu zindi activities zitandukanye wo ukora iki kubw'ubuzima cyangwa se kubw'imibereho wenda sinzi ko nahita mpera Uganda icyo nkorayo cyangwa se ikintu cyatumye njyayo ndibaza wenda ikintu cyatumye njyayo nicyo kintu naheraho kugira ngo nze kubasha kugera ku cyo nkora ku byo nkora hari mu buzima busanzwe
nk'umwari cyangwa umutegarugori agera umuntu w'umukobwa agera igihe agashaka umugabo agakora urugo nyine nk'abandi bose. Igihe cyanjye cyarageze nkora urugo ngira umugabo mu Rwanda nk'ibisanzwe, urugo rwiza, umugabo mwiza mbona ko nyine ari we nyine wanjye, ari Imana yanteganyirije. Tubyarana umwana w'umuhungu. Igihe runaka kigeze umuntu arahinduka. Wa mugabo yarampindutse. Mu by'ukuri nkanjye ntago nakubwira ngo impamvu yampindutse niyi. Nta kintu gifatika mbona cyatumye ambera undi muntu ngo abe mushyashya. Nabonye nanjye ibintu bihinduka nyine, bihindura isura. Bihindura isura, umugabo atangira kujya ataha ibicuku. Urumva nyine igihe kiragera umuntu arahinduka akajya nkubita. Mbese mbona ibintu byahinduye isura, byafashe indi ntera, ntabwo nzi impamvu yabyo. Nk'umuntu kugira ngo mbashe gukiza amagara yanjye cyangwa se bitazaba bibi cyane kurushaho, murabizi famiye ziricana, umugabo akica umugore cyangwa umugore akica umugabo. Nge nahisemo gukiza amagara yanjye ntarapfa, ndavuga reka ngiye musige ngende kugira ngo nkomeze mbeho. Nabonaga ngiye kuzapfa. Uwo mugabo mwarabanaga umaze kubona ibikorwa bye bitari byiza kuri wowe, uravuga ngo reka kumuhunga kugira ngo nkize ubuzima bwanjye. Yego, mu by'ukuri kugenda twari dufite umwana yarakiri muto. Yego, ntago yankundiye yuko ntwara umwana wanjye. Uwo mwana yanze kumutwara, uwo mwana w'umuhungu mwari mwana yarabyanze, aratsemba. Ariko ndavuga ntago nakomeza kuguma ku mwana kuko umwana we ntacyo yaramutwaye. Ninjye mbega wari ikibazo, sinzi ikintu yamporaga. Birangira nyine ngiye nsiga umwana wanjye. Ariko mu kugenda nagiye nyine gutyo tu, ntavuga ngo nzabasha kubona amakuru y'umwana wanjye. Nta telefone nari mfite icyo gihe ngo mvuge ngo nzabikurikirana mumenye ngo abayeho gute. Nyine naragiye tu nk'umuntu urabyumva, n'ubuzima bwanjyanye ni mibereho mibi mbega. Yego, ubwo mva mu rugo gutyo mu bintu by'akavuyo. Nari mfite inshuti yanjye yabaga mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubuganda. Tutaragera aho ngaho, uyu munsi uhetse umwana. Yego, uhetse umwana. Ese uwo mwana nawe wari umufite icyo gihe, cyangwa wenda wari wajyanye inda yiwe, cyangwa se wamubyaye uriyo? Umwana ntawe nari mfite, ariko namutwaye mu nda kuko nawe n'umwana we wa kabiri. Ni ukuvuga ngo n'umwana wacu wa kabiri. N'uwo mugabo. Yego, ariko nagiye inda ikiri ntoya. Ufite mushuti wawe Uganda? Nari mfite inshuti yanjye iba mu Buganda ikorerayo, wamaze y'igihe. Arangije arambwira ati rero niba ubona ibintu byanze, ubuzima bugucanze, bitari kugenda neza, waza nkaba ngucumbikiye wenda igihe gitoya, ukajyaho Uganda akaba gucumbikiye, ugashaka ikintu wakora. Kuko ntago hano wabura ikintu ukora kigutunga ngo ubashe kubaho. Ngiye kumutwikurura. Nta kibazo. Ntago wabura ikintu ukora kugira ngo ubashe kubaho, kuko n'ubundi ubuzima umuntu arapfundikanya kandi akabaho. Nukuri nabyumvishe vuba kubera ko nta bundi buryo nari mfite. Nta yindi solution nari mfite, nta bundi buzima nari mfite bwo kubaho. Nta handi hantu nari mfite ho kujya. Wenyine nta urumva nta n'itike nari kubona muri ako kanya, muri ubwo buzima nari ndimo, iyo situation nari mfite ako kanya. Abyisharjaho nyine amatike, urumva na hantu ntazi, byose arabinkorera, amatike ngezayo, aza kumfata aho nari ngeze, imodoka ingejeje kugira ngo njyane mu rugo mbashe kugera mu gihugu cy'Ubuganda. Nubwo buryo navuye mu Rwanda ngera Uganda. Yego, hanyuma urongeye uragarutse. Ukigera Uganda se hari uburyo bundi wagiye basi umenya amakuru y'uwo mwana wawe wasize mu Rwanda n'uwo mugabo wawe? Gibuse umenye ngo umwana ari hate, umwana ameze ate, ariga se cyangwa ntago yiga? Ese umugabo yaba yarazanye undi mugore cyangwa ntawe yazanye? Hari uburyo wagiye ugerageza kumenya mwayo makuru? Murakoze cyane. Ni kuvuga ngo nkigera Uganda,
ikintu wenda navuga reka mvuge ku kazi nkora ntago nabihisha kuko niko kantunze karantunze n'umwana wanjye nahise mbona famiye y'abana beza ndanabashimira Imana ibamugisha burya kubona famiye ikwakira ugakora akazi ko mu rugo utwite ukaza niho wanabyariye niho nanabyariye n'ubu niho mba n'ubu niho yego ugakora akazi ko mu rugo utwite bakakumenya bakabasha kukwitaho ugakora ibintu bihwanye n'imbaraga wowe ufite muri icyo gihe ntabwo hari umuntu wese wabigukorera ndabashimira Imana ibamera umugisha ubwo nahise ntangira nkora ako kazi ko mu rugo mwari mumbajije ngo nari nkubashije ngo hari uburyo bundi wabashije kumenya amakuru ya wa mwana wawe wasigaye mu Rwanda cyangwa se ukamenya amakuru y'umugabo ese uwo mwana wawe yitwaga nde izina rye yitwaga nde mwana wanjye yitwa Jean Luc yitwa Jean Luc yego sure yitwa Jean Luc namaze igihe kinini pe sorry gato ni wowe mama Jean Luc ninjye mama Jean Luc naramutwisa amezi 9 njya ku gise kiwe iminsi 3 ndamubyara nk'abantu mwe hari ibintu biba bimeze nk'ibitangaza njyewe uyu mumama yampamagaraga akambwira ngo ndashaka kubonana nawe ariko ndi hanze ndi muri Uganda ndashaka kuza kuvuga ukuri no kureba iki no kureba umwana wanjye ntambwira izina rye ngwe n'uyu mwanya no kumva ngo ni mama Jean Luc mama Jean Luc w'igihuha cyangwa se wari warigize uwo ari we kandi atari we yarafunzwe murabizi ibyo bintu murabizi ariko hari umuntu hanze watanze amakuru avuga ngo ninjye mama Jean Luc wanyawe nk'abantu musinzi uburyo nabivugamo yakomeje kugenda ampereza amakuru ambwira umwana akanya numva ngize amatsiko kumwaza ngo uwo mwana ninde komeza nganiriye mubye ubwo hagati aho namaze igihe ntazi ngo Jean Luc ameze gute ntazi ngo papa wameze gute gusa wenda nk'umuntu papa we ntabwo nari mufiteho umutima cyane nk'umuntu wankoreye ibintu nk'ibyo ngibyo nababwiye icyo nari mfiteho umutima ni umwana wawe cyane ko nasize ari mutoya mbaho nyine tu nk'umuntu uri hanze y'igihugu utari bubashe kubona ibyiwe ashaka mbaho ndakora ndabyara nk'uko mubibona mfite umwana igihe kiragera umuntu araza anyereka ibi byateye by'ikoranabuhanga ngo za YouTube urumva nge na telefone mba mfite y'iryo koranabuhanga ngo ndabireba ariko kuko uwo muntu anzi akaba azi Jean Luc aratuzi nyine nka famiye araza arambwira ati reba ibintu ndi kubona umbwire nawe niba byaba ari byo yego cyangwa se ndimo ndarota simbizi ibintu ndimo mu by'ukuri nararebye nk'umubyeyi w'umuntu urumva ntabwo wayoberwa umwana wawe amaraso yawe naratunguwe ngo mu kantu nyine ngo bitwa n'inkuba urebye iyo video ariko nanone nshimira Imana ko umwana wanjye akiriho urumva nta makuru nari mfite nshimira Imana ndavuga Imana ishimwe kuva mbonye ko ariho nzanamubona sinzi inzira bizacamo nako nzanamubona ubwo mba ndakurikiranye ikiganiro cyose mbona ko Jean Luc yakomeje abaho nabi kubera ko papa we yakomeje aba umupapa mubi w'umusinzi wo kuzana abagore mu nzu nyine amubera umubyeyi mubi kwa yego ariko nza gusanga ko yigeze kumuta mwana wanjye Imana imuba hafi imugendaho iburyo Imana yakuvuzeho ikintu iragikora yego Imana yamubaye hafi muri uko kumuta yaje guhura na famiye iramutoragura yego banomba byandenze famiye iramutoragura uyu mugore n'umugabo n'abana beza cyane nukuri ndagira ngo nkubwire n'abadukurikiye ko yaba nge yaba n'uwo mwana wanjye
Imana ituhora iruhande kubera ko niba narageze Uganda nkabona famiye inyakira yego uko nari meze ni ikintu gikomeye n'umwana wanjye ahantu hari akabasha kubona famiye imwakira ikamutoragura nabyo ni ibintu bikomeye ibintu nshimira Imana famiye niyo yafashe uwo mwana iramurera imubera ababyeyi aho papa we na mama batari yarahabaye nukuri simbazi pe sindababona sindahura nabo ariko ndabashimira cyane Imana ibampera umugisha kubw'igikorwa cyiza bakoze yego ubwo ndeba ikiganiro ndakirangiza umwana ameze neza nta kibazo afite kugira ngo mbashe kubahamagara nuko nabashije kubona nimero zanyu kuri cya kiganiro ku kinyamakuru cyanyu hasi naje kubonaho nimero nshobora guhamagara nkabasha kubona ubundi bufasha buri hejuru yego bangewe ntumve nacigetse ugire ngo wenda nabuze icyo mvuga basi nteye ishema no kuba ndi kumwe nawe akoze nteye ishema no kuba uri umubyeyi utekereza akabasha kumenya ubuzima umwana warimo akaranabuhangayikira umwana yaratawe aratorwa abantu bose barabizi nyuma yo gutorwa umwana akorerwa ubugizi bwa nabi ngira ngo warabibonye n'uwaje yiyita mama we akanda atari we narabibonye impamvu nta komantere nyinshi nateye no mu rukiko barabyemeje baravuga ko hari mama w'umwana sinzi uburyo mwavuganye nabo sinzi uburyo byagenze kugira ngo muvugane nabo babashe kubona ibimenyetso sibyo niyo mpamvu nta komantere nyinshi nateye kandi nkaba narumvaga ko mama w'umwana wanyawe ari Uganda yego umwana yaje gukorerwa ubugizi bwa nabi ngira ngo warabibonye narabibonye sinzi ikintu utekereza ku mugabo wawe ntago nkizi wenda ni wowe ukizi sinzi ikintu utekereza kuri wa mugore wafashe umwana wawe akamutwikisha ipasi ntago mbizi pe burya bavuga ngo akaba boje umutima akazindura amaguru sibyo yego kuba wafashe umwanya wawe ukava Uganda ukaza hano nuko hari icyo ushaka yego muri make kuba nakubonye ngiye tuzadukomeza tuganire byanga byakunda muri make story yawe nayumvi urumva uwo mugore yatwawe mu rukiko aho kugira ngo nanjye mbashe kubizamo byanya byo ku mwana ari uwawe yego byagenze bite kuba ruri hanze wabikoze ute kugira ngo ibyo bimenyetso bibashe kugera mu rukiko mu by'ukuri ntago navuga ngo ni imbaraga nabishyizemo kuko ntazo nari mfite ni Imana gusa kubera ko nagiye kubona mbona nimero irampamagaye ntago mbizi ngo nimero yanjye bayikuye he sinzi inzira byaciyemo nge nabonye mpamagarwa na leta y'u Rwanda ngira ngo mbanze n'abashimire kuko leta y'u Rwanda ni umubyeyi burya ntuzavuge ngo ndi hanze ngo ntago leta inzi ntago bakurikirana amakuru y'abanyarwanda cyane rwose barampamagara baranganiriza neza cyane nk'ababyeyi amakuru ibintu byose nyine birangira nyine bambajije se amakuru aya na ibi bimeze gute duha amakuru duha ukuri kubera ko ibiri hanze aha ni byinshi hari abari kwiyitirira umwana uyu n'uyu bimeze gute mbaha amakuru mbabwira ko umwana n'uwanjye mbaha ibimenyetso mbaha attestation de naissance ni igipapuro bagwa kwa muganga aho wabyariye kiba kiriho amazina y'umwana imyirondoro y'umwana byose nyine ndabibaha boherereza ifishi hari ifishi umuntu akingirizaho umwana ibiriho ibimenyetso nyine amazina ibintu byose ndabiboherereza babona ko nyine ni ibimenyetso by'ukuri bihura n'iby'umwana nyine afite yego nubwo buryo nabashije kwinjira mu bintu by'urukiko cyangwa se kugira ngo
ngaragare ahantu nkahariya ubwo biba ngombwa ko biba ngombwa ko nyine nzaza gutanga noneho amakuru nageze mu gihugu cyanjye imbona nkubone ku buryo n'uwo mumama cyangwa se uwo mugore washatse kwiyitirira umwana wanjye bibaye ngombwa twarebana gutya amaso ku maso yego nubwo buryo nyine mama nje ubu bintu byandenze nabuze igisubizo nabuze ibyo navuga kubera ko birantunguye cyane sibyo wowe ubwawe utekereza iki ku mugabo wawe wafashe umwana wawe akamujugunya bikagera naho ahemukirwa kuriye umugabo wanjye we nta byinshi namutekerezaho gusa icyo navuga nuko atari umugabo mwiza ni papa w'umwana wanjye pe n'amaraso ye ntago namumwaka ntago namumubuzaho uburenganzira ariko no mubyeyi mubi no mubyeyi gito wenda nta byinshi mufiteho pe ntabyo uko nta mwanya mufitiye ngira n'abandi bantu wenda baba papa cyangwa se ababyeyi muri rusange bagira inama yo kubasha kuba ababyeyi beza ku bana babo umwana ntago yaba victime y'ikintu runaka uri gupfa n'umuntu cyangwa se iki sibyo ujye uba umubyeyi ku mwana uba waramubyaye ntago aba yaranagusabye kwanza kumubyara mubera umubyeyi umuhe ibikwiriye nk'umubyeyi yego ubwo hagati aho warumbajije ngo nuriya muntu wenda wahemukiye umwana wanjye akamugirira nabi akamutwika n'umuntu ariko mubi nawe yego n'umubyeyi cyangwa se niba atari n'umubyeyi azabaho cyangwa se imbizi sibyo ntago wamenya ngo ejo bizagenda gute wenda ejo nanjye nzarererwa n'undi muntu reka mfate umwana wundi mufate neza ngo ufate umwana wese nk'uwawe sibyo ni umuntu wenda yagize umutima mubi ariko ndagira ngo mubwire ko atari byiza n'undi wese watekereza gukora nkawe ntabwo ari byiza kuba wakora ibintu nka biriya ku kiremwa muntu umuntu ni umuntu nawe babigukoreye byakubabaza icyifuzo cyawe ni ikihe ngewe ubu ngubu amagambo yanshiranye nabuze icyo mvuga kuri ibi bintu ndumva ari nk'inzozi ndabona ntazi icyifuzo cyawe ni ikihe ikintu nyamukuru kivuze ngo ngewe kirampagurukije 100% ndaje nje kukureba tuganire yego icyifuzo nk'umuntu wahuye n'ibyo bintu byose bitashimishije umuntu kiremwa muntu nkuko nabibabwiye cyangwa se nkuko abantu babibonye cyangwa nkuko babizi umwana wanjye yafashijwe na famiye runaka ntaramenya ntarabasha kumenya nshaka no guhura nayo mu byifuzo ako hagati aho iyo famiye umugabo akaba atameze neza yagiriwe nabi ubu tuvugana yabaye umurwayi wo mu mutwe ariko bitewe wenda n'abantu biturutse ku bantu kuko yaragiriwe nabi yararozwe yego cyifuzo cyanjye rero nifuzaga ko wenda nahura na famiye ye like nk'umugore we tukaba twabasha kuganira nk'abantu bandereye umwana urumva umwana wanjye nawe n'uwabo baramufite yego tukaganira tukareba wenda icyakorwa niba ari ubuvugizi bugakorwa wenda umugabo we nawe akabasha gufashwa mu buryo bwo kuvuzwa nukuri icyo kintu cyanshimisha kibashije kubaho kigakorwa nkabasha no kubona n'umwana wanjye nkongera nkamubona kubera ko ndamukumbuye pe ndamukumbuye ndamushaka nk'umubyeyi wese umubyeyi we arabyumva yego kandi hamwe n'Imana hamwe n'abantu bafite umutima wa kimuntu ndabizi ko bahari ndabizi ko ibyo bintu bizakunda bikanihereho jewe mwemereye ko nzakujyana kuri uwo mumama nkuko bivuze nirinze kugira ibintu byinshi bivugaho kuko nanjye ibihe ndimo ntago binyoroheye kuko uwo mupapa yasaza ari nge turi kumwe gerageza kumufata biranga gerageza gukora buri kimwe cyose ngo mugarure biranga
birandenga bimbere ishobora amahanga ariko mu rukiko umuryango w'uwo mugore witiriye umwana wawe bakaba bari bavuze ngo bazagira icyo bakora sinzi mbega ngewe nzakugezayo igihe cyose ufite hano mu Rwanda yaba umunsi umwe cyangwa ibiri nzakugezayo umwana wawe murebe umubone ndetse uvugane nawe babyeyi kuko sinzi ukuntu mpise numva mbaye mu mutwe reka dusoreze ahangaha Imana ikumpera umugisha wakoze cyane gira ikintu ubwira abantu badukurikirana bungiye amagambo yashize ivuga numva ururimi bisa nkaho ntago mbizi ikintu nabwira abantu badukurikiye mbere na mbere tuba abantu nyine nk'abantu nk'uko twitwa abantu tugire umutima wacu tugire ubumuntu tugire ubumuntu ntufate umuntu nk'inyamaswa wishyire mu mwanya wa muntu ugiye gufata nk'inyamaswa wibaze se ari nge bagiye kubikorera byagenda gute ari nge bagiye gushyiraho iyi pasi byagenda gute kuri nge nabifata gute tuba abantu tugira umutima tugira urukundo abashakanye nabo icyo nababwira ndibaza ujya gushakana n'umuntu mukundana ntago ujya gushaka umuntu mudakundana ese rwa rukundo rushirira hehe ese iyo rushize kuki uba inyamaswa kuki udakomeza basi ngo ube umuntu byibura we simbizi ukuntu nabivuga ni ibintu biba birenga umuntu akabura ikintu avuga ariko ukuntu mba mbyumva mu mutima wanjye mba numva n'undi wese ariko yabyumva nukuri tugira urukundo tugira ubumuntu muri twe ndumva ari ibyo ngibyo murakoze mama ndagushimiye murakoze cyane nanjye niyemeje ko ibi byose tugiye kubicaranamo nk'abantu musenge cyane musengere famille ya Innocente musengere famille y'uyu muntu kugira ngo abashe kugira ute byandenze sawa Imana ikumpera umugisha aho uri umeze kubana natwe mama ndagushimiye